ya CAF.29 Cup. Nibyo kabisa nibyo. Uranye n'aba muri studio mu gitondo. Yewe zaraderwa nano kuri stade Nyamirambo. Ngo bimeze bite. Urakoze cyane abanyarwanda mwese mu byumve. Munda mace w'ikirinda. Ndabashimira abanyarwanda mwese bareyo. Twagiye muri Kenya badutera amabuye. Tuvamo twagerageza dukora urugamba rwose. Tugeze mu Rwanda nababwiye nkanjye ngo ndamaze mu gitondo cyaba kimwe cyangwa kikaba bibiri. Icyambere n'amanota 3. Bavandimwe abanyarwanda mwese ndababwiye ngo nkanjye ngo ndamaze. Turabasuje tubaye n'ikaze bakunzi ba Precision TV. Tukaba twakiri inkuru itunganya muri studio za Precision TV, inkuru ya Rayon Sport yanditse amateka yo kugera muri kimwe cya kane cy'imikino ya CAF. Ni ku itariki 29 Kanama 2018. Ni umusozi bajyana ku mateka y'umupira w'amaguru mu Rwanda. Kuko Rayon Sport yageze muri kimwe cya kane cy'igikombe cya Afrika cy'amakipe yabaye ya mbere wayo. Umukino wabaye kuri wa gatatu warangiye ikipe yambara ubururu n'umweru itsinze Young Africans yo muri Tanzania igitego kimwe ku busa cyatsinzwe na Bimenyimana Boniface Caleb. Iki gitego cyatumye ikipe yari mu itsinda rimwe na USAG Gor Mahia na Young Africans irangiza itsinda ari ya kabiri n'amanota 9. Mu gihe USAG yo yasoje ari ya mbere n'amanota 11. Igitego cyatumye ikipe yari mu itsinda rimwe na USAG Gor Mahia na Young Africans irangiza itsinda ari ya kabiri n'amanota 9. Mu gihe USAG yo yasoje ari ya mbere n'amanota 11. Tubibutse ko Rayon Sport yabashe gutsinda imikino 2 inganya 3 itsindwa 1. Yari Bahati Kalisa, Precision TV. Ataza turi mufunga neza cyane reka turebe Buswita Gadarwanjane Davis David Hindurane kwa Michael Gani ya mpira Piro yanze wana iminota banisa nawe yarangiye angarera gusa gukora remplacement imwe yo gukinjira abanyuma gusa hanyuma bareba kata bajya mu bicu Akani Akato Akabanga Agasha Urwibutso Akanozo Ako byose iby'agaciro gakomeye cyane Jabere aryamye ari hasi baramwataguruka Kevin Yondan kumuzamu acenga umunani umuzamu umukino ukaburangiye kuri stade ya Kigali Nyamirambo. Rayon Sport amateka aranditswe. Ibyo tugiye twumva mu Rwanda turabyumvise, ibyo tutabonye turabibonye. Rayon mu gitabo cya CAF muri kimwe cya stade irimo kwishima, hano ntabwo bizarangira gutya. Rayon kimwe cya kane kirangiza USA marche 11 Rayon 9 Gor Mahia amanota 8 bakunda Rayon na Ikaba bakunda kumutse très bien Rayon amateka akomeje kwandikwa. Amateka ya mbere yanditswe n'ikipe Rayon Sport uko yajyaga mu matsinda abantu benshi bati ibi ngibi ntibisanzwe. Rayon Sport yongeye kwandika andi mateka irenga amatsinda igera muri kimwe cya kane. Ubu uteza tukazareba tombora twamenye ikipe Rayon Sport izahura no muri kimwe cya kane, nabwo ishobora kuzakura andi mateka ikajya muri kimwe cya kabiri bikazahesha u Rwanda kuzajya isohokana amakipe abiri muri CAF.29 Cup. Bavuga ko aya ni amateka ikipe Rayon Sport ikomeje gukora andi mateka cyane ku mugabane Afurika mu mikino ya CAF.29 Cup. Nibyo kabisa nibyo. uranye n'aba muri studio mu gitondo. Yewe zaraderwa nano kuri stade Nyamirambo. Ngo bimeze bite. Urakoze cyane abanyarwanda mwese mu byumve. Munda mace w'ikirinda. Ndabashimira abanyarwanda mwese bareyo. Twagiye muri Kenya badutera amabuye. Tuvamo twagerageza dukora urugamba rwose. Tugeze mu Rwanda nababwiye nkanjye ngo ndamaze mu gitondo cyaba
kimwe cyangwa kikaba bibiri icya mbere ni amanota 3 bavandimwe abanyarwanda mwese ndababwiye ngo najye nkunda make abareyo mwese mu gihugu cyose ahantu muri mugubwe neza kandi turabashimiye urabona iki Nyamasheke gushwanyaguza gutokeza Nyamasheke kugera Kigali iyo mubwiye ngo nta gihunga mfite aba nta gihunga muvandimwe defense nayikubwira mushimira umutoza ni umuhanga azi gusoma ikipe azi gusoma abakinnyi kandi kuva Nyamasheke kugera Kigali muvandimwe Axel ni mubwira ngo ari mbwa burundu umwe rurabona nayibaho icyo nshaka kubwira abanyarwanda Rayon Sport ni ekipe amateka ihora kimwe cya mu matsinda tugeze muri kimwe cya kane ni amateka abanyarwanda bazahora bibuka yazanywe na Rayon Sport abandi ntibaze badukurikiye nabo baharanire kugera ku bigwi Rayon Sport igeze ibyo kabisa nibyo ni ibyishimo by'abafana baje muri studio